Uyu munsi tugiye kurebera hamwe zimwe mu nzozi abakunzi bacu badusabye ko twabasobanurira cyangwa se twazivugaho. Twakiriye comment zigera mu 10 zidusaba kuba twavuga kuri izi nzozi ngiye kuba nakubwira. Izo nzozi nta zindi ni ukurota urya amapera cyangwa se urya pome. Reka turebere hamwe igisobanuro cyo kurota amapera cyangwa se pome. Izi nzozi zitubwira byinshi nk'umugisha, ibyifuzo ndetse n'icyerekezo cy'ubuzima. Reka tubisesengure neza cyane. Kurota urya amapera meza cyangwa se amapera ubona ko ari meza cyane bifite icyo bisobanuye, ndetse no kurota urya amapera yangiritse cyangwa se amapera asa nk'abozeho cyangwa yumye ni make ubona atagaragara neza cyane, nabyo bifite icyo bishatse kuba byavuga. Ibyo byose nibyo ngiye kuba nagenda nkubwiraho. Kandi nabwo kurota urya pome ubona isa neza kandi ari nziza, nabyo bifite igisobanuro cyabyo kandi cyiza. Ariko nabwo nanone pome ifite ikibazo cyangwa se urubuto ubona nyine rufite ikibazo, rufite kuba rubozeho cyangwa se rurimo utuntu tw'udukoko cyangwa tw'udusimba, bifite ikindi kintu nacyo bisobanuye. Kurota urya amapera, ubundi kurota amapera cyane cyane ameze neza bifite igisobanuro cyiza. Bikunze gusobanura ko hari imigisha iri hafi kukugeraho, amahirwe cyangwa se ibyo bigeze guteraho intambwe bikaba bigiye gutanga umusaruro mwiza cyane kandi ukomeye. Amapera meza kandi ashushanya nanone ibyishimo, urukundo cyangwa se amahirwe akomeye mu buzima bwawe. Urumva kurota urya amapera meza asa neza rifite igisobanuro cyiza cyane, ari kimwe cyo twumvise hano ruguru. Noneho reka tube twajya ku kurota amapera afite ikibazo cyangwa se yangiritseho, ikaba ryarumye cyangwa se ubona ritameze neza cyane, nabyo bifite icyo bisobanuye, aricyo ngiye kuba nakubwira. Iyo urose amapera cyangwa se iyo urose urya amapera asa nabi, afite ikibazo cyangwa se yarumye, ibi bisobanura guhura n'imbogamizi cyangwa se kumva ko ibyiringiro byawe bitangiye gusaza. Ibi byanasobanura kandi ko hari ibyo wagerageje gukora ariko bikanga, cyangwa se kwibeshya ku kintu wari uzi ko kizagufasha cyangwa kizakugirira ingaruka nziza cyane. Urumva kurota amapera afite ikibazo ni ibintu bitari byiza cyane. Cyangwa se mu yandi magambo, kurota urya imbuto nziza mu nzozi bivuze imigisha, amahirwe, ibyishimo. Kurya imbuto mbi, ipfuye, yangiritse cyangwa se irimo udukoko bivuze inzitizi, guhemukirwa cyangwa se ibibazo mu byiringiro byawe. Kabisa njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu, ubikora neza cyane mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana. Rero uyu munsi ngarutse kuba nagenda mvuga ku nzozi abakunzi bacu bagiye badusaba ko twagenda tubasobanurira akantu ku kandi ku bijyanye no kurota amapera, kuko babidusabye ari benshi cyane, ndetse no kuba warota urya pome. Ubwo butumwa cyangwa se izo nzozi ngo zikunda kuba zabagarukamo kenshi cyane gashoboka. Niyo mpamvu nese mvuga ngo reka mfate umwanya mbashe kuba nagira icyo mbivugaho cyangwa se icyo mbikoraho, kugira ngo nkomeze kunezeza abakunzi bacu nk'uko nabibemereye yuko icyo bashaka ari cyo ngomba kuzajya ngenda mbahereza. Ariko nimba tukiri kumwe kuri uyu munota, ndakubwiye ngo kora subscribe, ukande like, share ndetse na comment kugira ngo bikomeze kuba byagenda neza cyane. Rero ubwo n'ubundi ikaze ryo mbana amaze kuri bahereza cyane abari mu Rwanda ndetse n'ingorwa amasimbi, mukomeze kuba mwagenda mugubwa neza cyane. Rero nk'uko n'ubundi tuba twakomeje kugenda tubivuga, reka dukomeze kugenda dusesengura zino nzozi, mukomeze kugenda mumenya andi makuru mutari muzi kuri izi nzozi zo kurota urya amapera cyangwa se pome. Ubusanzwe pome ni urubuto rufite amateka menshi cyane, haba muri Bibiliya, mu muco ndetse no mu nyigisho. Mu nzozi kurya pome nziza cyane, ibi bishobora cyangwa se bishushanya ubwenge, icyemezo gikomeye n'imigisha yihishe. Bikanavuga kandi ko uri hafi gufata icyemezo kizahindura ubuzima bwawe mu buryo bwiza. Ariko se iyo warose urya pome yangiritse cyangwa se mbi, bivuze iki? Kurota urya pome yangiritse kandi ifite ikibazo cyangwa se iriho utuntu tw'udukoko cyangwa se mu yandi magambo ikaba ari mbi, ngo ibi bishobora kuba byaba ikimenyetso cy'irari, ibishuko cyangwa se kwinjira mu kintu kirimo akaga utabizi. Nanone umenye ko pome mbi ishobora
kukuburira ngo witonde ku kintu kimeze neza inyuma ariko imbere ntigifite umwimerere wacyo. Nimba nawe tugiranye kuri uyu munota, kanda like kabisa, ako kantu kameze nk'agacensi cyangwa se nk'igipfunsi, kandaho kugira ngo bikomeze kwerekana ko video yacu wayikunze cyane. Reka turebere hamwe impanuro zihishe muri iyi nzozi cyangwa se muri izi nzozi. Zimwe mu nzozi zitwereka ibintu turi kwirengagiza. Kurya amapera cyangwa se pome bishobora kuba ari ubutumwa bwa roho yawe ikubwira ngo harimo amahirwe uri gucikaho, ngo harimo icyemezo kigomba gusubirwamo, harimo umuntu cyangwa ibintu bigomba kwitonderwa. Witoze gutega amatwi inzozi zawe kuko ni ururimi rw'ibanga Imana cyangwa se ubugingo bwawe bukoresha ngo bukuganirize. Reka twifashishe ingero zigiye zitandukanye cyangwa se ingero z'ubuzima. Hari umuntu warose arya amapera meza cyane. Nyuma y'iminsi mikeya yahawe amahirwe adasanzwe mu kazi yari amaze igihe kirekire ashakisha ariko yarakabuze. Yes, urumva ko inzozi yamubereye nk'ubutumwa bwiza cyane cyangwa se nyine yamubereye twabyita ngo yaramuburiye cyangwa se muri make inzozi yazigiriyeho umugisha ukomeye cyane. Reka tujye ku wundi cyangwa se ku rugero rwa kabiri. Urugero rwa kabiri ngo undi yarose arya pome mbi cyangwa se pome yangiritse irimo udukoko. Ngo yaje kugwa mu mutego w'inshuti we yamubeshye cyangwa se yamubeshyaga ikaza kuba yamuhemukira ku rwego rukomeye cyane. Izi nzozi zombi zarababuriraga cyangwa se ni inzozi ziburira. Rero iyo urota urya imbuto cyangwa se urota urya ibiribwa uba ugomba kwitegereza uko bimeze, uko biryaho ndetse n'ibyo wumva urimo cyangwa se uburyo umeze muri icyo gihe. Icyo wakora nyuma yo kurota izi nzozi ni ikihe? Reka turebere hamwe ikintu wakora nyuma yo kurota izi nzozi zo kurota urya amapera cyangwa se kurota urya pome. Icya mbere, jya usenga kandi usabe kumurikirwa mbere yo gufata icyemezo. Jya wibaza uti ni iki nshaka mu buzima kandi nakigeraho gute? Ikindi, ntugafate ibintu byose uko ubyumva vuba na vuba. Jya witonda unasesengure cyangwa se ubanze ubyigeho wumve ko bikwiye cyangwa se urebe ko bikwiye, ubone kuba wagenda ubikora mu buryo bwo kwitonda ku bintu byinshi tugenda ducamo muri iyi si yacu. Kubera ko n'undi biba ari ingenzi, ngenda nkomeza kugenda mbibutsa ngo nimba utarakora subscribe igihe ni iki ngo ube wayikanda, kandi nimba tujyanye kuri uyu munota kanda like dukomeze kuba byagenda neza cyane. Kandi nimba hari inzozi nawe ujye ubasha kuba warota ukumva ziguteye impungenge cyangwa se ukumva zitumye umutima wawe usa nk'uhagarara, jya uza hano muri comment unyandikire mbashe kuba nagenda nkufasha turebe icyihishe inyuma y'izo nzozi uba wagiye urota. Rero abantu bashake bakore subscribe, namwe musanzwe mukomeze gusharinga ino video ibashe kuba yagera kure cyane kabisa. Nimba wumvishe uyikunze cyangwa se byarakubayeho ubashe kuba wagenda uyihereza abandi cyane cyane mu magurupe uba ugiye uherereyemo, ni byiza cyane. Ya rero turi kugenda n'ubundi tugana ku musozo kabisa. Nkomeza kugenda nshimira buri umwe wese tuba twabanye guhera ikiganiro gitangiye kugeza hano ku musozo. Mukomeze kuba mwagenda mugubwa neza cyane. Iyi ni Tutu Challenge TV, njyewe ndi Ezo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana. Yareka tuze kuba twahura ubutaha kabisa mu yindi video cyangwa se mu zindi video turi kugenda tubategurira, dore ko dukora video ku wa mbere, wa gatatu ndetse no ku wa gatandatu. Icyo gihe cyose mubona video zimeze neza cyane zivuga ku nzozi zigiye zitandukanye, ariko muri iyi minsi turimo turibanda kuba twagenda dusubiza cyangwa nyine tugenda dusubiza inzozi cyangwa se dusobanura inzozi mwagiye mudusaba muri comment mwagiye mutwandikira. Ya ufite kunyandikira muri comment cyangwa se ukanyandikira kuri nimero yacu y'abakiriya 0748497741. Iyo namba wifuza kuba wadufasha cyangwa se kugira ibyo dusobanuza mu buryo bwimbitse niyo wahamagara. Reka dore